Imana ishimwe turi ku itariki 25 kwezi kwa 12 umwaka wa 2020. Rero uyu ni umunsi wa Noheli kandi ukaba ari umunsi wizihizwa ku isi yose. Ariko rero si bose bazi ibisobanuro by'uwo munsi, cyane cyane murazi witwa Père Noël, wa mugabo atanga impano ku bana ku munsi nk'uyu. Rero Noheli mu bihugu byinshi abantu bafata ko ari umunsi mukuru w'abana, aho Père Noël abaha amakado. Ariko rero siko biri, kubera yuko nimba ku munsi wa Noheli bibuka ivuka rya Yesu Kristo, ntabwo ari umugani, ni ibintu byabaye mu mateka, kandi ikiruta byose ni ibintu byahanuwe bitaranaba. Rero ni byiza uyu mwaka turimo, cyane cyane ko Bibiliya igenda itwereka ibimenyetso byinshi byerekana yuko circonstance zigaragaza ko uwo watuvukiye hashize imyaka 2000 irenga, hariho icyo Bibiliya yavuze ko hari n'ibindi bihe bizerekana yuko azaba ari hafi kugaruka. Uriya nyine wavukiye Bethlehem akaba yarahanuwe imyaka 1000 imbere yuko avuka. Ubuhanuzi nyine bwa Bibiliya bwamuhanuye ko azavuka n'azavukira, ndetse n'akamero ke, identite ye, ko azaba ari Imana izaba yambaye umubiri. Bibiliya yanahanuye kandi ko azagaruka. Ariko intego yo kuvuka kwe ni imwe, n'intego yo kugaruka kwe nayo nindi. Ariko ikibabaje nuko miliyari z'abantu ku isi bafata umunsi nk'uyu wa Noheli nk'umunsi mukuru w'abana, noneho Père Noël akabaha za kado, akabaha za gifts, akabaha impano. Reka dusome rero mu butumwa bwiza bwa Luka, twumve icyo Bibiliya ivuga ku ivuka rya Yesu Kristo. Turasoma muri Luka ibice 2, dore ku murongo w'8 tweze ku murongo wa 20. Muri icyo gihugu, ubwo ni hariya muri Israeli mu gice cya Bethlehem, muri icyo gihugu harimo abungeri bararaga ku gikumba bahindana kurinda umukumbi wabo. Nuko marayika w'umwami Imana abahagarara iruhande, ubwiza bw'umwami burabagirana bubagota impande zose, bagira ubwoba bwinshi. Marayika arababwira ati, mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza, cyangwa inkuru nziza, ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose, kuko uyu munsi umukiza abavukiye mu murwa wa Dawidi, aho ni Bethlehem, uzaba Kristo umwami. Iki nicyo kiri bubabere ikimenyetso, nuko muri busange umwana w'uruhinja yoroshwe imyenda y'impinja, aryamishijwe mu muvure w'inka. Muri ako kanya haboneka ingabo zo mu ijuru nyinshi ziri kumwe na marayika uwo, zisingiza Imana ziti, mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, no mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Nimba uri mu bo yishimira, iri jambo ni ryawe. Amahoro y'Umwami Imana abane nawe. Abamarayika bamaze gusubira mu ijuru, abungeri baravugana bati, nimuze tujye i Betelehemu turebe ibyabayeyo, ibyo Umwami Imana itumenyesheje. Bagenda bihuta, basanga Mariya na Yosefu n'umwana w'uruhinja aryamishijwe mu muvure w'inka. Babibonye babatekerereza iby'uwo mwana nk'uko babibwiwe. Ababyumvise bose batangazwa n'ibyo abungere bababwiye. Ariko Mariya abika ayo magambo yose mu mutima we, akajya ayatekereza. Maze abungeri basubirayo bahimbaza, bashima Imana ku byo bumvise byose no ku byo babonye nk'uko babibwiwe. Hano rero ibi tumaze gusoma ni isohozwa ry'ubuhanuzi bwinshi buri muri Bibiliya buvuga ko umwana w'Imana azavukira muri isi, kandi akabyarwa mu buryo budasanzwe. Ni ukuvuga ngo akabyarwa n'umwari atigeze kumenya umugabo. Ubwo nibwo buryo budasanzwe, kandi naho yavukiye hari haravuzwe. Dufate gusa abanuzi babiri, turafata
umuhanuzi Yesaya yabaye mu kinyejana cy'umunani imbere ya Yesu, mbere ko Yesu avuka. Dore icyo Yesaya yavuze mu gice cya 9, Yesaya ibice 9 ku murongo wa 5 tugeze ku murongo wa 6. Nuko umwana yatuvukiye, duhawe, iri jambo murifate ngo duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Gutegeka kwe n'amahoro bizagwirira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe, bitagira iherezo, kugira ngo bibukomeze bibushigikize guca imanza zitabera no gukiranuka, uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Uyu ni Yesaya. Yesaya aravuga ko duhawe umwana w'umuhungu. Kuvuga ngo Imana igaragaje hano mu magambo Umwuka Wera yavugiye muri Yesaya yuko uwo mwana w'umuhungu ni impano Imana rurema ihaye abana b'abantu, ihaye abatuye ku isi, ngo duhawe. Iyo ni gift. Mu Gifaransa c'est un don. Kuvuga ngo ni impano duhawe umwana w'umuhungu. Nago abantu uvuga gusa ko umwana w'umuhungu azavukira i Bethlehem, abyarwe n'umwari, ariko Imana inavuga ko tumuhawe. Kuvuga ngo Imana iramutanze nk'impano yayo ku batuye isi, kugira ngo abakize ibyaha byabo. Urumva hano banavuze n'ibiranga uwo mwana w'umuhungu duhawe. Hano rero ibi biro biravugwa ibinyejana 8 mbere ko Yesu abyarwa na Mariya. Hanyuma bizamuranga uwo mwana azavukira i Betelehemu akabyarwa n'umwari, ko Yesaya yakomeje kubivuga ko umwari niwe azamubyara, ngo azitwa igitangaza. Nuvuga ngo Yesu ni igitangaza, ngo umujyanama. Yesu n'umujyanama, abagira inama mu buzima bwabo bwa buri munsi binyuze mu ijambo rye n'Umwuka we. Azitwa Imana ikomeye. Niyo mpamvu Yesu yaranzwe n'imirimo ikomeye igihe yari muri iyi si atangiye umurimo we. Ibitangaza bikomeye byaranze Yesu Kristo. Ijambo rye igihe cyose ryahamirizwaga n'imirimo ihambaye y'Umwuka Wera. Hanyuma iyo mirimo ikaba nta wundi wayikora atari Imana nzima. Kandi azitwa Data wa twese uhoraho. Niyo mpamvu rero Imana yaremye ijuru n'isi, Yesu yayishuye nka Data. Nta dini na rimwe mu mateka y'abantu rigeze rishura Imana rurema nka Data. Rero Imana muri Yesu Kristo ni Data. Kubizera umwami w'amahoro, azitwa umwami w'amahoro. Niyo mpamvu Yesu yaje avuga amahoro. Nago yaje guhirika ingoma y'Abaroma yari hari icyo gihe, yaje avuga amahoro mu gihe burayo shalom kubari hafi. Vuga ngo hariya muri Israel aho yavukiye, shalom kubari kure, no kuvuga ngo twese n'abatuye ku mpera z'isi. Hanyuma iyo tukomeje gusoma turabona no muri Mika Imana iravuga iby'uwo mwana azatuvukira. Ni byiza kubimenya kuko ibyanditswe byera nibyo biguhumura ukamenya impamvu y'ibintu. Ntuzajye ukurikira nk'impumyi gusa ukagenda ukizihiza Noheli nk'umunsi mukuru w'ibintu gusa abantu batanga ku bandi impano, bakarya bakanywa, ukwe kumenya byaturutse he. Urumva ko mu nyuma byaje kuba umunsi mukuru w'abana wo kubaha za kado, kugeza aho Yesu agikomeza gufatwa nk'uruhinja. Hano rero mu gitabo cy'umuhanuzi Mika, nibutse ko Mika yabayeho mu gihe cya Yesaya, nawe ni umuhanuzi wakoze mu gihe kimwe n'umuhanuzi Yesaya. Mika ibice 5 ku murongo wa mbere, ngo ariko wowe Betelehemu Efrata uri mutoya mu bihumbi by'Ibuyuda, muri wowe niho hazava uzaba umwami wa Isirayeli, akansanga imirambagirire iye niyiteka uherekera kose. Mu Gifaransa ngo son origine
remonte au temps de l'éternité. Son origine remonte au temps de l'éternité. Ngo Yesu yamyeho byose bitarabaho. Bivuga ngo ni Imana. Hano rero turabona yuko Yesaya yavuze ko azavukira i Betelehemu, uwo mwana w'umuhungu, hanyuma avuga imyirondoro ye, ibizamuranga, identite ye, twabyumvise. Mika nawe rero Umwuka rero aramuhishurira yuko azavukira i Betelehemu. Bivuga ngo Yesu ntiyari kuvukira Yerusalemu cyangwa mu yindi migi, ni Betelehemu, kubera ko aje gusohoza amwe mu masezerano Imana yasezeranije Dawidi. Na niyo mpamvu Yesu mu buryo bw'umubiri akomoka mu muryango wa Dawidi. Hanyuma rero aho sinagiye mu byerekeye uburyo Mariya na Yosefu bisanze i Betelehemu. Ibyo urabisoma muri Bibiliya, muri Luka, yuko hari itegeko ry'umwami w'Abaroma Augusto uteye ko abantu bose bajya kwibarurisha aho bakomoka. Uko niko Yosefu na Mariya bava i Nazareti bagenda i Betelehemu, kuko Yosefu akomoka mu muryango wa Dawidi, kugira ngo bibarurishe. Ariko byose ari kugira ngo Yesu ntavukire ahandi, ariko avukire i Betelehemu, nk'uko umuhanuzi Mika ibinyejana 8 yari yabivuze mbere yuko Yesu avuka. Rero uko niko Bibiliya imeze. Bibiliya ni nk'inzu ifite amatafari menshi, hanyuma yose akagenda yubakanwa kugira ngo inzu yuzure. Uko niko bimeze rero amagambo yose ya Bibiliya. Ni kuvuga ngo Yesaya yaje kuzuzwa na Mika. Mika avuga ko uwo mwana Yesaya yahishuye ko azavuka umwana w'umuhungu, azavukira i Betelehemu. Hanyuma ikintu gikuru ni iki rero, ni ukuvuga ngo Yesu nk'uko yahanuwe yuko azabyarwa n'umugore uhereye mu ngobyi ya Edeni, mu gitabo cy'Itangiriro ibice 3 ku murongo wa 15, Satani amaze gushuka umwana w'umuntu ko nyine akamugusha mu cyaha, Imana yatanze isezerano, Imana ivuma ya nzoka ya Satani, hanyuma Imana itanga n'isezerano ko umugore ari we Satani yanyujijemo ibishuko bye, niwe azabyara umwana w'umuhungu, azamenagura umutwe w'inzoka ari we Satani. Yesu rero yahanuwe ko azabyarwa n'umugore uhereye mu ngobyi ya Edeni. Hanyuma ubuhanuzi bwagiye bumwishura rero ibye, imirimo izayimuzanye, azavukira n'ibindi byinshi. None rero itwibutsa yuko hashize imyaka isaga 2000 mu gace k'iyisi kitwa Israeli, ahantu hitwa Betelehemu, ariwo murwa wa Dawidi mwene Isayi, aho havutse umwana w'umuhungu, abyarwa n'umwari ataramenya umugabo, ntago yari bwabane na Yosefu nk'umugore n'umugabo. Hanyuma abyara umwana w'umuhungu, nk'uko Imana yavuze ngo uwo mwana azavukira Betelehemu kandi azakurira i Nazareti. Azavukira i Betelehemu, azakurira i Nazareti. Hanyuma igihe nikigera giteganywa n'amategeko ko umuntu atangira ministère public, gutangira umurimo we ku myaka 30, niko amategeko ya Mose avuga, yahise agenda hafi inyanja Galilaya, ahantu hitwa Kapernaum. Aho niwe yatangiye umurimo we, nk'uko nabyo Yesaya mu gice cy'Icyenda yabihanuye ko ariho umucyo uzamurikira abantu, uzaharasira ubwa mbere hariya ku nkengero y'inyanja ya Galilaya. Kandi aho niho Yesu yatangiye kurangurira ijwi ngo nimwihane, mwizere ubutumwa bwiza, kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Uyu munsi rero nashaka kwibutsa gusa ko Noel ntabwo ari umunsi mukuru usanzwe, ntabwo ari umunsi mukuru w'abana, ntabwo ari umunsi mukuru Père Noel atanga za kado gusa. Impano ni nziza yego, ariko Noel nimba ivuga ivuka rya Yesu, nukumenya yuko ntabwo ari ibintu by'imigani. Yesu yarahanuwe imyaka 1000 mbere y'uko aza, ananurwa n'ikizaba kimuzanye. Imana igihe kigeze yambaye umubiri, ivuka mu buryo tuvukamo, uretse ko ntabwo habaye ubushake bw'umugabo n'umugore kugira ngo ize kudukiza. Idukize iki? Idukize ububata bwa Satani, idukize imbaraga z'umwijima, idukize icyaha kizana urupfu rw'iteka. Yesu rero yaje nk'umukiza. Yesu iravuga ngo Uwiteka niwe mukiza, Dieu sauveur.
Yesu ni ukuvuga ngo Imana n'umukiza. Hanyuma Kristo bivuga ngo uwasizwe amavuta. Yesu ni uruhande rwa kimuntu, hanyuma Kristo ni umwuka ari muri uwo muntu. Ni ukuvuga ngo Yesu ni Imana 100% mu mwuka wera, kuko Paulo yavuze ngo ntihagire umuntu ubashukana ubwenge bwa kimuntu kugira ngo abakure, abashukishe ubwenge bw'abantu, filozofi za kimuntu, akabashukisha uburiganya bw'abantu, akabavana ku rufatiro rukomeye. Urwo rufatiro ni uko Yesu Kristo niwe yagaragaye mu mubiri, ariko mu buryo bw'umwuka yari Imana 100%. Niyo mpamvu abadayimoni baramubonaga bakamumenya yuko ari Kristo w'Imana, yuko ari uwasizwe n'amavuta n'Imana kugira ngo acungure abantu. Kandi Yesu ntabwo yaje kuducunguza ikindi kintu, yaje kuducunguza urupfu rwe. Niyo mpamvu yarakwiye kwambara umubiri w'inyama n'amaraso, ahinduke wa mwana w'intama w'igitambo. Abayuda bari bamaze imyaka hafi 1500 batamba kuri Pasika. Hanyuma Yesu aza kuba Pasika yacu, igitambo kikuraho ibyaha rimwe rukumbi. Na niyo mpamvu rero ukwiye kumenya ko Noheli ntabwo ari umunsi mukuru nk'indi, ntabwo ari umunsi mukuru w'abana. Yesu ntabwo azongera kuvuka ngo uruhinja, ntabwo akiri uruhinja. Yesu yaravutse rimwe, Yesu yarapfuye rimwe, Yesu yarazutse, ahubwo Yesu yenda kugaruka. Atagarutse ngo avuke, atagarutse nk'umuhanuzi, aragarutse kugira ngo yiyereke abamwizeye, abamwiteze ariryo torero rye, kugira ngo abazamure mu bwiza no mu cyubahiro, bahabwe ubugingo buhoraho bizeye. Hanyuma ikindi nacyo azagarukane nabo abera bose kugira ngo yime ingoma ye muri iyi si y'imyaka 1000. Uyu munsi rero abantu benshi bafata Noel, Christmas, bayifata nk'umunsi mukuru gusa wo kurya no kunywa. Usibye ko noneho Noel y'umwaka ije no mu bihe bitoroshye kubera iki cyorezo cya corona, cya COVID-19, ariko ntago bibuza ko abantu mu mitekerereze yabo Satani akibashuka yuko Noel ari umunsi mukuru wo guhana impano, wo kujya no kunywa. Nashaka kubwira rero mu kwanzura, ari impano iruta izindi zose, ni impano Imana yahaye isi. Nta mpano nimwe uzigera uhabwa ifite agaciro nk'impano y'Imana. Imana yatanze impano. Twumvise rero muri Yesaya ngo duhawe umwana w'umuhungu. Yesu ni impano y'Imana rurema kuri wowe nanjye. Yesu ni impano y'Imana ku bantu baba hose muri iyi si no mu bihe byose. Hano ntabwo ari inkuru y'idini, ntabwo ari inkuru y'abakatolika, y'abaprotestante, y'abayisilamu, y'ababudiste, y'abahinduiste. Ntabwo ari ibyo. Imana yatanze impano yayo. Imana ikintu ifite kirenze ibintu byose itunze, n'umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo. Imana yaramutanze ku bwacu twese kugira ngo adukize. Na niyo mpamvu dusoma mu butumwa bwa Yohana ibice 3:16 ngo urukundo Imana yakunze abari mu isi cyane rwatumye itanga. Murumva hano ni ya nshinga yo gutanga, le verbe donner, to give. Imana yaratanze umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazarimbuke ariko ahabwe ubugingo buhoraho. Ibuka mwene data ukiriho, utarava muri umubiri, utarapfa, yuko Imana yaguhaye impano iruta izindi mpano zose. Impano iruta ubuzima yaduhaye bwo kuba muri iyi si. Impano iruta impano abantu bashobora kuduha. Impano utazigera uhabwa n'umuntu n'umwe, ndetse n'ababyeyi bakubyaye, ndetse n'abagukunda bose. Nta n'umwe yaguha impano ihwanye n'impano Imana yaguhaye. Yesu Kristo niwe mpano irenze izindi mpano zose, kubera ko yaje kugira ngo agucungure, akuvane mu nzara za Satani, akuvane munsi y'ububata bwa Satani, akuvane mu cyaha gitera urupfu. Kuko biravuga ngo ibihembo by'icyaha n'urupfu, ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho bubonerwa muri Yesu Kristo umwami wacu. Haleluya.
uyu munsi rero nufate Noheli nk'umunsi mukuru usanzwe, nufate Noheli nk'umunsi mukuru w'abana bagahabwa impano, ariko ushima Imana ku mpano yayo irenze izindi mpano zose zo mu bihe byose, Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ibuka ngo duhawe umwana w'umuhungu. Haleluya! Yesu niwe mpano irenze izindi mpano zose. Reka rero kuri uyu munsi wa Noheli twishimire impano Imana yaduhaye umwana we w'ikinege, akaba yaramutanze ku musaraba ku bwacu. Haleluya! ngo aducungure, akaba yaratuzukiye kugira ngo aduserukire imbere y'Imana, atubere avoka, atubere umuvugizi, atuvugira ibyiza imbere y'Imana, adusabira imbabazi mu cyimbo cy'igihano. Uyu munsi rero ngo igihano kiduhesha amahoro cyagiye kuri Yesu Kristo. Iyo niyo nkuru nziza, niyo mpamvu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwitwa inkuru nziza, kubera yuko iyo umuntu aguhaye impano aba aguhaye inkuru nziza, ariko inkuru nziza iruta izindi zose ni inkuru y'impano y'Imana yaduhaye twebwe abana b'abantu, ni Yesu Kristo umwana wayo w'ikinege. Uyu munsi rero ntumere nk'abo bantu benshi cyane bataramenya Noheli icyo ari cyo, bataramenya ko Yesu yatuvukiye nk'impano, kandi Yesu ari hafi kugaruka kugira ngo atujyane mu ijuru, twishimire kubona ijuru Imana ituyemo n'abamarayika bayobera, ndetse tukazagarukana n'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya! kwima ingoma ye muri iyi si y'imyaka 1000 mbere yuko twinjira mu bugingo bw'iteka. Reka dushime Imana kubw'impano yayo irenze izindi mpano umwana wawe w'ikinege yatanze. Turagushima mwami ku mpano irenze izindi mpano zose wahaye isi, ari we Yesu Kristo umwana wawe w'ikinege kugira ngo aducungure. Turagushima kuri iyo mpano mwami. Reka umuntu wese mu gutekereza kuri iyo mpano yawe yongere, kandi nimba umutima we uri kure yawe yongera agaruke kuri wowe Mana, kuko ni wowe soko y'ubugingo kandi wowe ubeshaho byose. Umugisha rero abakwizera bose, abatarakumenya nabo mwami ubahumure bakumenye, bakira impano yawe mu bugingo bwabo, bakizwe mu izina rya Yesu. Amen.